promotion abantu muzamwumva bicara hariya kuri za social media nguriya ngo ruberwa ngo ane ngo waruhubaza kandi mureke babwiza ukuri izina habe niyo ndi jenyine sinza ndivuga kandi ntaco mfana n'abasita haba nakimwe ariko umuntu wacu Imana yazamuye Imana yazamuye isi yose ikenera aho singira ngo agize ni kibi twomukingiriza kugira ngo kitaboneka cyane ariko umuntu wariye kombahiriri sukuma wiki umuntu wariye sukuma wiki akama yicara ngo bari abaruberwa ngo nibo bagambaniye ubwoko ngo nibo bazanye biba ruberwa kuravuga ruberwa utarabobeza akanwa kawe dose yawe yarahagaze ntiyayigenda ufite imbaraga akanwa kawe gafite ubushobozi bwo kuvuga ruberwa ariko muteye ndashamburiye pe ndasoma icyanditswe kimwe hanyuma tuze kuganira umwanya utari munini kugira ngo bize kutworohera dufate n'umwanya wo gusenga aho buke. Luka igice cya 22 murongo wa 31 n'umurongo wa 32. Luka 22 murongo wa 31 na 32 haravuga ngo haruhageze kandi iki dusome twese. Kandi umwami Yesu agira ati aravuga ati inde nanone nde dore nde Satani yagize ati yabasabye ngo agira ati kugira ngo abagosore ngo abagosore nk'ikiyeme kamasaka. murongo wa 32 ariko nagize nte nakwingiye ariko weho nakwingiye kugira ngo kwizera kwawe kutagira gute ndacogora nawe numara uhinduka ugira ute komeze bagenzi bawe ukomeze bagenzi bawe. Amen. Yoshua azenguruka mu ngando uwo munsi amenyesha abantu nimukora amahamba tugiye kwambuka kuri Kanani vuza impundu urangurura bwira abantu jamamaze Nairobi we bikwire isi yose vuga neza utabitinya umunsi wegereje Yesu tugiye kwambuka vuza impundu urangurura bwira abantu byose jamamaze muri Kenya bikwire isi yose vuga neza utabitinya umunsi wegereje Yesu tugiye kwambuka vuza impundu urangurura bwira abantu bose jamamaze Afrika ikwire isi yose vuga neza utabitinya kuko umunsi wegereje aba Yesu tugiye kwambuka
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Topic turi buganireho, umutwe w'ijambo turi buganireho, turavugana hejuru y'impamvu umwanzi ajya ashukashukira imitima yacu gutinda ku bibazo. Why does the enemy try to convince you by entertaining challenges in your hearts? Kuki Satani ajya ahendahendera umutima w'umuntu, ibitekerezo by'umuntu, gutinda ku bibazo, gukomeza kureba ibibazo, gukomeza gutinda ku bibi byamubayeho, gukomeza gutinda ku ntambara zimuriho, gukomeza gutinda kuri failure, gukomeza gutinda ku byago, gukomeza gutinda ku bibi byamubayeho. Nahishuriwe ko igihe cyose bizashoboka, naho bishoboka nzatabara abantu bagize ibyago, keretse aho bidashoboka. Mu kwezi kwa karindwi ushize hari mwene data wapfushije umudamu, abenshi hano muramuzi, umukozi w'Imana Albert, atuye mu Buholandi. Nagiye ngiye kumutabara. Hari abandi batandukanye bahisemo ko mbasura muri buriya buryo nahitishijemo apotre, bakifuza ko ngera iwabo tugasengana byihariye, narangiza ngataha. Hari abandi bagize ibyago sinabishobora kubageraho, na hano barahari. Hari n'abazabigira yenda simbishobore kubageraho, naje nshobora kubigira, ababikeneye bose rero ntibabe babigeraho bangeraho. Naranabigize umwaka ushize nafushije data, abasuye nabo, abatarasuye baransengeye. Uko niko nizeye kuba Kristo bemera Imana. Ariko reka mbasabe iki kintu nk'abakristo, gutabarana, kwegera umuntu wagize ibyago, ni umuco w'abakristo. Ntimukabireke. Abafundi baza batabara abafundi bene wabo, abasinzi baza batabara abasinzi basangira mu kabari. Abakristo bakwiye gutabara abakristo, abashumba bakwiye gutabara abandi bashumba, abayumbe bagatabara abandi bayumbe. Muvuge ngo amen. Mushumba, twongeye kuvuga ngo mwihangane hamwe n'umuryango n'itorero. Ndashima kubwo abandi benshi tuziranye hano, ngira ngo uriya ni Bozela narebaga, yes, nabonye Bong, bene data twarabanye Pilote Kigali, Jori yabaye umugore mukuru, hari umushumba hariya namubonye, ndetse na Madame Beyimana iguha umugisha, ba Patro ba Alex, hamwe n'abandi yenda ntavuze hano. Wowe izina ryawe sinaryibutse neza, ariko ni Beya. Imana ibaha umugisha.
kandi bagirire neza. Hari impamvu, hari inyungu Satani azi mu gukomeza guhendahendera umutima wawe, kuwuhindukiriza kwerekera ibibazo ufite biri cyangwa kwerekera ibibazo wagize biherereye. Abantu baza bibesha ngo Satani ni umuswa, you are totally wrong. Uba wibeshe cyane. Satani niwe muntu uza wataka, ntimubona uko nyine hano hatewe abazalendo bagatera hano, ntiborasa ngo nibagera ku mugore bamurasa urusasu rw'abagore, oya, borasa gusa. Ariko Satani niwe muntu uza utera abantu, akita ku matayito yabo, akita no kuri jara, akamenya ngo ngiye gutera umugabo, kandi uyu mugabo ngiye gutera ntabwo ari umugabo w'umugore we, ni umugabo w'abandi bagabo. Kugira ngo ntere umugabo w'abandi bagabo, ngomba kumutera n'imbaraga zo ku rundi rwego. Uyu ni umugabo w'umugore we, kugira ngo mutere ndamutera nyine, ariko ntibisaba imbaraga nyinshi. Uyu ni umugore w'intwara, ndamutera gutya. Yagera ku mupfakazi akamenya ngo ikiganiro ndi buganiriza uyu mupfakazi ni ikihe. Yagera ku muntu bahayereje hano kuri dosi, akamuganiriza nk'uwahawereje. Yagera ku muntu washatse umukobwa wo hanze, umugore yagera hanze akamwanga, akamuganiriza neza, kandi ntazaganiriza uyu uraha gusa, azagenda akaganiriza n'uwagiye uririya, bose akababwirira icyarimwe simultanema. Gutekereza no kwibesha ngo Satani ni umuswa, uba uri umuswa wikubye inshuro ntazi. Ntabwo ari umuntu utaza wicara ngo akore imibare, agira taktike z'intambara. Ubu nyine ndiyondera igitero cy'umuntu uri Kigali, arabizi ko ndi hano Nairobi, arabizi, azi neza ko ari hano ndi, kandi azi ibitero bya hano byumfata, azi n'ibitomfata. Bigabe biri bingina n'imbere zakiguma, bigabe biri bingina n'imbere zakiguma. Yasanga umucuruzi wahombye akamuganiriza nk'umucuruzi wahombye, yasanga umucuruzi wungutse akamuganiriza nk'umucuruzi wungutse, yasanga umuntu wawukira ubukire buhabuzamuka amafaranga hayiyongera akamuganiriza nk'umuntu wawongera amafaranga, yasanga undi muntu ibihe bihabicurama akamuganiriza nk'umuntu uzi neza ko uwo muntu ibihe bihabicurama, akakuganiriza akintataininga ibitekerezo byawe, akaza kuganiriza gutya akaguhindura, akakuganiriza usinziriye, akakuganiriza anyuze mu bantu, akakuganiriza anyuze mu baturanyi, ukaza wicara ukavuga ngo ariko nguzi ko ari Imana ihayivuga ngo ni gute ngo uyu muntu amenye ibyo mpaye ntekereza. Naho Satani yagutangatanze, azi gutega iyombo. Amen. Amen. Iyombo muraryibuka? Yego. cyane. Satani aza gutega iyombo, aho akagutega amaguru ukabanza kano hasi. Ntabwo azatega atabanje gutekereza. Mbere yuko Satani atega, azabanza agatekereza. Tujye dutekereza ibyo Imana idukorera, twitaho cyane, ukuri zirikana, tubuzima twishime tukiriho.
cyane y'amarira araniziza niwe makuturengera. iyo gushukashukiye kukwerekeza umutima mu bibazo byawe, ibiri mu mibare, ibiri muri gahunda, ibizi icyo ishaka. hari ibintu bigera ku 12, ndavuga 4 gusa. ibintu bigera ku 12 Satani birimo irakora kugira ngo nutiza umutima ku bitagenda neza, nutiza umutima ku magambo mabi umugore yakubwiye, nutiza umutima ku buhemu umugabo yagukoreye, nutiza umutima ku wawe wapfuye, nutiza umutima ku bitaragenze neza, abazi icyo ashaka. icyambere abahagira ngo akore icyo bita stealing your mood, abashaka kukwiba. ibyiringiro n'ibyishimo byo mu mutima. buriya twicaranye nawe, ndimo ndavuga wowe uri aho, tukicarana kandi nkaba nzi kuri inshuti ya Beya, narangiza kakubwira ukuntu Beya umuntu wanjwerutse gupfa papa ari we wamwishe, kakubwira ngo papa wapfuye ni Beya wamwishe. urabizi neza, ndabizi, niwe yewe niwe. buriya abantu ntibazi icyo Satani bikoze. abantu ni abanebwe mu bitekerezo, ntibaba bazi icyo Satani bikoze. Satani bifashe cya kirere cy'umwuka cyari kikurimo, cya kirere cy'ibyishimo cyari kikurimo, cya kirere cy'amahoro cyari kikurimo, ikakigukuramo, ikagusigira umwuka wo guca imanza n'uburakari. Yesu yaravuze ngo ntimugatinye abicike umubiri, ngo ahubwo muzatinye abici umutima. ariko iryo jambo riturize, iryo jambo ndikubwiye papa ni ribi kuruta kukwica. hakurya urimo kumva abantu bavuga ngo baguye muri gafinda, ngo kukirungwa, ngo bapfuye, kubera ko mba nkwishe kandi mba nkwishe nk'umuntu. irya mudu ngutwaye, irya mpano y'ibyishimo n'umunezero ngutwaye, bya bintu byiza waruzi kuri Beya nk'umucuranzi w'igisirimba mwiza, birya waruzi kuri Beya, birya wamurebaga, warebaga abana be, watekerezaga umugore we ukumva umufitiye imbabazi, bagiye mu ivugabutumwa n'umugore we, ni abantu b'abakozi b'Imana, birya byose mbikuyemo ngushizemo ikindi kintu. Satani rero iyo ashaka ngo utumbire ibibazo, aba arimo aragira ngo akwambure ibyishimo, akwambure mudu murayumva, ariko mudu murayumva, aba arimo aragira ngo akwibe ya mudu ayiterure, namara kwiterura akayigukuramo, agafata mudu yari kurimo nziza, namara kwiterura akayigukuramo, ibindi ntacyo bitwaye. ukumuza mugira ngo abakozi ba Satani bambaye n'imibiri se, bambaye imeze nkatwe, niba abandi tuvukana, niba abandi tuvukaho, niba abandi dukomokaho, ariko Satani yabibye ikibitsanyo, ababitsi bye. muvuge ngo Imana dutabare, Imana dutabare, muvuge ngo haleluya, 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 sema haleluya, haleluya. ubundi jewe ija kuva mu kivunge cy'abayumbi, ndi
ndi umuyumbe nemera abayumbe. Ariko ikintu cyo kuvuga ngo nagende ngo turi muri groupe nayivuyemo kera bitewe n'iki? Simvuze ngo groupe zose z'abayumbe niko zimeze, ariko iyo groupe twari turimo nisanga tuza tuvuga baroza umwanya munini kuruta kuvuga Yesu umwanya munini. Nisanga tuza tuvuga basambanye kuruta batasambanye. Nisanga tuba mu nkuru z'ibitagenda kandi ari twe Imana yaremeye kugira ngo bigende. Yego. Hari umuntu unyumvise? Cyane. Ko murumva yeme? Ndavuga ngo jewe ndi umuyumbe, nzaguma ndi umuyumbe, ariko iki kintu kubera iki umwanya munini wo kuvuga Satani n'abayikorera, ntitugira umwanya munini wo kuvuga Yesu? Handi hari mu kibazo. Yes. Iyo Satani hindukije ibitekerezo byawe ikajerekeza ku kibazo, ikajerekeza kuri esheke wagize n'ibitaragenze neza, nimba urugo rwarasenyutse akakubwira ko rwasenyutse, nimba warapfakaye akakubwira ko wapfakaye, nimba uri imfubyi akakubwira uburyo ababyeyi bapfuye, nimba warapfushije abana akakubwira uburyo abana bapfuye, akaza kanakwereka n'abo bangana. Umwana waje yanganaga nuriya ngo none nawe ngo abagize gutya, ngo none nawe ngo abagize gutya. Umva nkubwire Satani icyo ashaka, arimo arashaka kukwambura mudu, arimo arashaka kukwiba mudu. Kubera iki? Reka mbabwire aya magambo, nimba hari abantu bakurikiye ejo navuze hejuru y'ikintu bita mudu kuwa gatatu muri Kingdom Advancement Service. Ariko reka mvuge iki kintu, your mood is the silent architecture of your success. Mood iri muri twe ni umufundi ucecetse uza wubaka success muri twe acecetse. Muranyumvize? Mood ni umufundi ucecetse uza ugenda ashira itafari kurindi ukagira success. Kandi iyo mood yashize nubundi aba ari umufundi ucecetse uha ugenda ukura itafari kurindi ukisanga ahari inzu hasigaye ikibanza. Jewe ndi umugabo w'umunyamurenge, kuva ashatse sindasangira n'umugore. Kuva ashatse sindasangira n'umugore. Simvuze ngo badasangira nabo ngo nibo ntwara, oya kuva ngize imyaka 10 n'ingahe nshatse, kandi naje nashakiye Kigali, ariko ndi turicarana gutya ngo dusangire, kandi sica hasi Imana yambujije, oya kandi ndabishaka ariko ntibirakunda. Tana rimwe ndicara cyo ku meza ngo yicare hariya, naje nicara dusange, kandi sindi umutura. Ukunda umuturage cyane? Oya ibyo ari byose sindi umuturage cyane, ariko sindicara ngo taricara hariya ku meza ngo naje, oya. Ariko nimba hari amagambo meza, nimba hari na gift nziza nigeze kumuha, ni igihe nari muri mood nziza. Iyo nanezerewe mvuye mu materaniro, nzamubwira ngo ese niko ushaka, kamubwira amagambo meza, be narya namwe bazababwira, narya namwe muzamuvuga nubwo mwicaha ngaha, cyangwa bavuga ngo navuga bari iriya hirya ya muzamu zanyavuga. Ntibona mood umuntu arimo nizige nibyo yumva. Hallelujah. Amen. Uku muntu kamwese ndi muri mood nziza, igitutsi nda ahantu haba na hamwe ucyacongera. Kari now. Nta muntu uragutuka uri muri mood, ukavuga ati urarwaye Cyane. uri mubi. Ariko uzorebe iyo umuntu atari muri mood, abantu basabavugana bahe bavugana ibihombo bagize byabo, bahe bavugana inkuru zabo, bahe bavugana. Rimwe nigeze gukubita umukobwa umwe ngo karantukira mu mutima.
Ruhemba twariganaga na Babozera bigaga inyuma yacu muri Ruhemba. Mudu yari yashize. Ndamureba ushandeba ukunda yandeba. Nta jambo avuze ndamukubita ngo ntukiye mu mutima. Ararenganye bikomeye. Ararenganye kabisa. Ico si ikindi. Ni mudu. Ni mudu yari yashize. Mudu yari indimo, yari mudu mbi ku buryo amaso yanje yasabona ibibi gusa. Mudu urimo nisige n'ivy'amaso yawe areba, nisige n'ivy'amatwi yawe yumva. Yes. Hallelujah. Ndashamburiye. Nawe Bwana sifiwe. Hallelujah. Siwe Yesu. Usanze ndi muri mudu nziza. Eyo. Haba nubwo wombwira ngo pilota azakora iki. Sinobyumva. Kandi usanze muri mudu mbi. Haba nubwo wombwira ngo pilote ni mwiza binganike. Ntabwo nobyumva. Cyane cyane. Ikintu cyambere Satani ishaka kukwiba, ihaye iguma kukwereka ibitaragenze neza. Izishaka kugira ngo ifate mudu yawe, iyitware yikwambure usigarana ivyo ishaka. Yeme ni mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ninde utarapfushije, ninde utaribwe, ninde utaragize ibibazo, ninde utarahombye, ninde utaravuzwe, ninde utaraketswe, ninde utarahimbiwe, ninde kuri isi, ninde Satani ntagagushuke, ntakakwice ngo yerekeze umutima wawe kubitaragenze neza. Yego. Biro mwegeranye ngo akira ijambo ry'Imana. Okay kabisa. Number 2. Ariko reka nsome icyanditswe. Nta muntu wosoma ikinyarwanda neza andebere mu Baheburayo. Ndaho ni 12 umurongo wa 3 niba ntibeshe. Abaheburayo 12. Sikigihembwe ngwashire hashira kumaka sikigihesha sikigihya ahora iteka yahozeho nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwami bw'abanyabyaha bukomeye butyo kugira ngo mudacogora mukagwa isari kugira ngo mudacogora mukagira gute mukagwa isari mu mitima y'abandemwe yanyu kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima ya Eyo. Sikigihe mwashije dashiramo sikigihe sikigihe kihumbi ahora witeka yahozeho
bwana Yesu asifiwe. Amen. Malondeva. icya kabiri satani ibishaka niki? ibishaka ngo ugire low self esteem. Hallelujah. ibishaka ngo ikumara ubushizi bw'amanga, kukumara ubushizi bw'amanga. wisuze estime. reka mbabwire ikintu nabonye. muzi ko urupfu ruza rutera isoni? uzi ko uza upfusha umuntu ukagira isoni, ukagira. Imana yambwiye imyuka itatu izigendana n'urupfu ku muntu wapfushije. icya mbere ni ubwoba, icya kabiri ni confusion, umwuka wa gatatu ni isoni. umuntu azagira isoni, umuntu yapfuye wawe ukaza usa nkaho ari we wamwishe, ugasa nkaho ari uruhare wagizemo, kandi abantu bose barababaye bababajwe n'ibyakubayeho, ariko ukazubura ahantu ureba, ukazubura gucya nk'ahantu ureba, ukazubura ukaza wumva wabuze nk'ahantu ureba, ukabura werekera. satani bihaye igira ngo ikumare ubushizi bw'amanga, igucogoze ucogore wike hasi. kandi mureke mbabwire, ubushizi bw'amanga ni indangagaciro y'abanyamwuka. Yesu asezera abigishwa Aho. baramubwira batareko ugiye gute? ubarikiwe papa. ugiye uruki kudusize. iyi si tuzoyishobora, ibi bibazo biri mu isi tuzobishobora, aya mapepo yasaze tuzoyashobora. aho nimba ugiye tubwira igihe uzogarukira. arabasubiza ngo si ibyanyu kugira gute Kubimenya. ku murongo wa 8 ku gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa arababwira ngo icyakora Zahabwa imbaraga. muzagira gute? Zahabwa imbaraga. umwuka waranagira gute? mukomeze imbere gatoya. Abagabo. asabagira gute? mu yandi magambo azabaha ubushizi bw'amanga, azaba guhagarara mwemye, azabaha kudatinya. iyo satani irimo irakwerekeza ku bibazo byawe, iba irimo iragira ngo igucogoze, yinjize ubwoba mu mutima wawe. Jameni Mungu yupo, ni kweli yupo, tunamtangaza jameni Mungu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, ubushizi bw'amanga. ariko nkunda ijambo Dawudi yanditse ku gice cya 42 muri Zaburi umurongo wa 6. aravuga ngo wa mutima waje we, niki gitumye umpagararamo? ikintu cyagituma umpagararamo niki? Aho. tangiye abapolitike yawe. Bwana Yesu asifiwe. wa mutima waje wiki kuki umpagazemo? Aho. habaye iki? mwazamubwira ngo wari wahagaritswe n'ubusa se? oya, umutima ndio warahagaritswe n'ubusa. hari cyari cyabaye, ariko arabireba abona satani iraza guhera. yamavugana n'umutima arawubwira ati iki ayo maguru yawe wahagaze niki? ishyara wa mutima we, tuza utuze utagira Netarine. mwabaye kabagira ushayemewe. buri wese kubizimana.
cyari cyabaye ariko arawubwira tumva umva tega amatwi tuza 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 wanyanja tuza tuza wanyanja mbwira uwo mwegeranye ngo umutima wawe nutuze umutima wawe nutuze kota Pride masaba Vagila dorme Agenima mambo ya kosmike Tangila sambre Elaride novaria Hallelujah. Aina unira mutima gwani magala Kitali kindu gagazikwa no kuona Yesu Mungu yambike isiriwo Zokuhima mageziwe Gashetani Mutima gwani ibintu yawe Mutima gwani uragabira Ugukorese kumuziki Wogu Yesu gwani Awutanga Imwawe Number 3 Ikintu cya gatatu satani ibishaka kubaka igicumbi cy'uburakari muri wewe nta muntu ntibisaba ngo umuntu agire impamvu nyinshi zomurakaza igihe cyose yatekereje ku bibi byamubayeho akemerera satani gutinza umutima we ku bibi byamubayeho ubu ntimubona abantu twaba tuvuga ngo muzamure amaboko bakayazamurana intege nkeya cyangwa ntibayazamure ntimukaza mubacira urubanza uko hari abantu barakariye Imana baza bibaza ngo ese ma hari umugabo umwe aho reka ndeke kuvuga izina rye kuko usanga ari se wabo abantu bamwe hano kera muri buriya buryo twagaza tuja gusenga apotere yavugaga twasengeye abantu yeme nukuri twasengeye abantu pe twasengeye abantu tuciziguye tuja mu mago y'abantu ako twarasezeye ugasanga umuntu rwampara Imana ikamuvuga ngo agiye muri Amerika none nk'abasemana ko navangiwe Imana yabanguye umuntu ngo agiye mu maha urebe imusamvu ni mirambizo y'isi niko president yigeze kuvuga rimwe turi mu gitaramo imusamvu hirya yaho sinzi cyahabaga ibumoso sinzi ibintu byahabaga kandi babisengo nibo bari batuye nko hepfo sinzigira ngo hari abantu bake bari batuye nko hepfo yabo ariko Imana ikamivuga ngo kagashiki kitwa Sara ukuntu kasaga ari gatoya nkakanya nakintabwa bene kakintu amas yavuye mu mukobwa w'igitangaza ya Imana yamivuga ngo wewe nawe muri Amerika ngo ariko wewe ngo baza usigara twasengeye abantu twaraye mu mazu y'abantu twakoza amagahunda tukamanuka imisozi tukazamuka iyindi itike zikadushiriraho tukagenda tugahwera ugatama ukumva neza ugiye nko guhwera ngo buce yaho naringeze ngera mu rugo rw'umugabo umwe aha yagenze inzu yiwe yanse kugurwa afite inzu ya etaje yarananiwe kuyuzuza abana bataye biga aravuga ati sasa iyi nzu reka nyishire ku isoko nyigurishe ndebe ko abana borya ndebe ko abana bo kwiga imara imyaka 2 yarabuze umukiriya akagenda agabanya ibiciro ibura umukiriya ngo turangize naharaye ijoro rya kabiri arambwira ngo ariko sha ukubera iki Imana igira umutima nk'uw'intera
mwomugaya mwonamuseka. Ariko reka nkubwire, hari ibintu Imana iza yemera gutya bikakwa, hari ibintu Imana iza yemera ukibaza ngo si Imana, iyi Imana iyi Imana iyi twakurikiye, iyi dusenga, kavuga atari koma. Muzi ko abantu beza b'imitima myiza botanga amafaranga atari bo bayagira? Abantu botanga amafaranga si bo bayagira. Amafaranga aza amagenda agashaka abayakomeza, abazi kuyahisha neza, akamagenda agatura iwabo akamagenda agatura agakumirirayo amafaranga, agakumirirayo agakumira. None se aya mafaranga yonjeho gakoza Satani isoni. Anga, uburakari. Satani bihagira ngo ikurakaze. Uzuga sasa nimuvugiriza Imana karuru ko ari Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Umuntu akama yibuka ikintu Imana itagombaga gukora, yemeye kiraba. Muzi ko hari abantu bazanye abandi hano Nairobi bakaba ku idosiye yiwe, bose bakaba baragiye ari hano. Ntabo muzi? None ndahumiwe. Ndamuzi mwene data. Nukuri kw'Imana imwe. Sinzi kandi ejo bundi naragusengeye papa. Ejo bundi naragusengeye se uriya muvandimwe yagiraga umutima mwiza muri segonde. Nimba na hano gakibugira sizame. Ariko ni mwiza byanze bikunze ko yagumye no kubyibuha. Ejo byose. Hari umuntu wajanye abantu i Burayi iriya narinde. Arabajana bose nimba ari abantu 8. Bose babonye nationalite, iwe ngo agerigiye cyo kubona nationalite baramurejeta, ariyo atagira nationalite, atuma bashobora kumugarura. Abantu bose yajanye bose babonye bafite nationalite ziri. None ukibaza ngo se byagenze gute? Nagaza nicara nkamenya neza apana gukeka. Mureke mbabwiza ukuri, iyo nagize umugisha Imana ikanyereka, ntabwo izinyereka ibintu bya rupiga, izinyereka neza. Kicara neza ngahudumiye umuntu kabona afite amapepo, yarangiza akabyara, jewe simbyara. Mara umwaka, mara 2, mara 3, mara 4, mara 5. Kandi ari jwa wiga, jwa ukiza abantu amapepo, jwa ugenda sengera abantu ngo abatewe n'amapepo bakiri. Abo babandi bahe bateza amapepo kayirukana. Abahe bateza abana amapepo, Imana ikemera bakabyara, jisibya. Vuga habaye iki? Ariko uko bimeze kose ntukigere wemerera Satani ko atinze umutima wawe kubitaragenze neza. Ejo utazisanga warakarima. Ariko mureke mbabwire, iyo wasenze neza ugatuza ugatumbira ijuru ntutumbira isi, Imana izigutabara. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Mu myaka 8 mfite abana 4. Amen. Natwera tuzahuye ubwo twari tugize gute? Twarazishijwe bugufi. Don't focus on your challenges. Tugatumbira ibibazo byawe, tumbira Imana. Yesu Kristo shuti magara,
Yesu Kristo nshuti magara niwe wenyine wavuye mu mwijima. uyu Yesu nshuti magara niwe wenyine wavuye mu mwijima. Yesu Kristo nshuti magara niwe wenyine wavuye mu mwijima. uyu Yesu niwe nshuti magara niwe wenyine wavuye mu mwijima. uzamura ibiganza ye niyagira usomera muri Yakobo ngira ngo ni igice cya mbere umurongo wa 20. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 20. uyu Yesu niwe nshuti magara niwe wenyine wavuye mu mwijima. Yesu Kristo kuko uburakari bw'abantu budasoza ibyo gukiranuka kw'Imana. ntabwo uburakari bw'abantu buza busoza ibyo gukiranuka kw'Imana. Yego. The last point as we are going to pray. Zemide de varielebo. Wrong perception about God and men. Gutekereza nabi Imana n'abantu. Iyo Satani yahindukije ibitekerezo byawe, Yesu Kristo niwe nshuti magara niwe wenyine wavuye mu mwijima. uyu Yesu niwe wenyine wavuye mu mwijima. harimo ibyo mukomoka abarimo aragira ngo ube mu buzima bushidikanya Imana kandi butabona icyiza cy'abantu. Ibitekerezo byerekeye ku bibazo, mwumve neza, mwumva aka kantu, muranyumvise, nimutega amatwi. Ibitekerezo byerekeye ku bibazo biba byinjiye automatically mu gikombe cy'ishidikanyamana. Iyo wemereye ibitekerezo byawe bikerekeraho ibibazo biherereye gusa, ntiwibuke Imana, ntiwibuke ijuru, ntiwibuke ubutabazi, automatically uba ukandagije ikirenge mu gikombe cyitwa ishidikanyamana. Uko abantu benshi baza bicara bakavuga ati Imana ibaho, okay, reka ngume senge, nuko nimba ibaho nimba itabaho simbizi, reka ngume senge. Bitewe n'iki? Bitewe n'urwego rw'imibabaro bagize. Iyo rero wemereye Satani igakomeza ikavugana n'ibitekerezo byawe, ikakwibutsa imibabaro yawe, ikakwibuza amayesheke yawe, ikakwibutsa ibitaragenze neza, automatically uba winjiye mu gikombe cy'ishidikanyamana. N'abantu ukuri mwumva aka kantu, mwumva aka kandi kantu, mutegere gatoya. Ukundi mubona ibyifuzo twagombye kuba turadusengera, sibyo turadusengera. Tuza dusengera ibyifuzo isi yaduhaye n'abadayimoni baduhaye. Ukubabwiye Pastor Kefa bakamubwira ngo umudamu wawe ni umurozi, bagasanga udapanze neza, ibindi byifuzo byose ubihagaritse
uba ugiye gusengera gusa ngo umugore ndabeshe ni ukuvuga ngo ni ukuzana ibiryo yatera intambwe uko atarasanzwe ayitera ukavuga ati dore arabikiriza sizi kindakoze ukundi mubona abantu bose badusengera ngo mana ngo ndinde mushenge ngo mushenge araje ngo namubonye ngo sinzi uko ameze ngo n'iryinyo rimwe ryarakutse ngo sinzi uko byagenze ngo mana ngo ntabare ngo mushenge ngo ntabare ngo mushenge nimugoroba mushenge icumweru mushenge aho sengeye dosiye ngo Imana ikwanura igukure muri rivumbi rya Nairobi kurasengera umukecuru uri aho ngaho wahunyiza mu ntebe ufite isombe mu menyo aho siki n'abantu satani yashukashutse iberekeza ku byifuzo bitari ibyabo baza basengera ibyifuzo bitari ibyabo kugira ngo batazigera basengera ibyabo ariko ndashamburiye abantu bari maso neza aho ndabashamburiye muteye umuntu akamabaho akazahunga abantu yewe mubayumbu bahe mumbarizwa Kayole ubarizwa mu bayumbe ba Umoja ko tuza tukubona mu nama z'abayumbe ngo hari gahunda Imana yambwiye muri iyi minsi y'inyabaki ngo yo kwiherera no kuba jenyine izogeza ryari ngo izo ngo nizombwira igihe nzovirayo urwaye indwara 500,000 ibyiza byose mureke mbabwire ibyiza byose dufite Imana yarabiduhaye ariko yabiduhaye inyuze mu bantu ikintu cyose kizogutandukanya n'abantu nimwumve neza tugomba no gutandukana n'abakwanga kuko hari igihe Imana yabishatse n'ibyiza by'abakwanga bafite baza babiguha kubw'itegeko ry'Imana haleluya nimba mupize muzosoma ibyanditswe muzosanga Abisirayeli baje guhaguruka mu Egiputa batwaye ubutunzi bw'abandi abanyagiputa barabakundaga se aho ariko batwaye ubutunzi bwabo yego satani gushuka ikakubwira ngo uhunga abantu ntabwo ugera ijwi ry'Imana riguhungisha abantu nukuri abantu ni beza ariko muzobambaze narababo nari nishuye itiki isanzwe ariko dore nguri ya revera naje muri business twageze yarya muri salle d'attente umukristo araza arandetse ubishuye itiki ndabona nishuye isanzwe atoya sinoruha nicara muri business ngo nurangiza uje muri economy uraja muri business muzamupfa kwikubita hasi gutya mwicara gutya kera agakobwa kaye kisetsa ubusa kamakaza akamazana agasume gashushe ugakanda amaboko yarangiza mukanya ngo none se ngo nguhe ikawa ngo nguhe icayi ngo nguhe hejuru izana byose haleluya kweli adini mariti navuye i Kigali ngeri Buruseli mu Bubiligi ndi muri business class kandi nishuriwe n'abantu umuntu kandi ari hano muri iki gihugu mudatekereza ngo nuri muri Amerika oya ari hano muri iki gihugu umuntu uri muri iki gihugu niwe wanyishuriye business class yo kuva i Kigali kandi gano zira ndege zije hanze zo intebe umeze nk'uri mu cyumba intebe zihinduka igitanda kandi bapfa kubona ukuri igitanda gato haza amazi umuntu utazi yavuye akamazana uburegeta akakororosa
bize cyane kubyuka ntibaza bakubyutsa muri indiscipline aho baza akaza gukoraho gutya akagukoraho kugeza ubwenge buje bukavuga ati niki cyabaye kugeza ukangutse naho ariko muri ukuntu twagaza tubyutswa mu kiraro gushuka ugatsimba we gushuka umuntu uzogutuka nabi aho azogutwengura akabura abantu umuntu uzogutuka igitutsi kibi azogutwengura akabura abantu kandi mureke mbabwize ukuri abaduhaye ibyiza si abadukunda gusa oya kweli abatwigishije amasomo si abadukunda gusa muranyumvise ntukange ko abantu bakwanga umuntu utagira abamwanga agira ubwenge buke okay ntabwo munyumvise murumvise cyane nubona umuntu ntafite abamwanga ntashazo bamaze mu isi kuko muri iyi si kugira icyo umara apana kukimarira abantu kugira icyo wimarira wowe ubwawe n'icyaha abantu barabyanga ibyo ubwabyo bazabikwangira kweli hari umuntu unyumvise cyane yego loda malomba muzi ko hari abantu bazwe bagahimbirwa ibyaha ngo ubwo yabyaye amahasha kubyara amahasha gusa bigahinduka icyaha poromosiyo nta bantu muzamwumva bicara hariya kuri za social media ngo uriya ngo ruberwa ngo wari uhubaze kandi mureke mbabwize ukuri izina habe niyo ndi jenyine sinza ndivuga kandi ntacu mfana n'abasita haba na kimwe ariko umuntu wacu imana yazamuye imana yazamuye isi yose ikenera aho singira ngo agize ni kibi twomukingiriza kugira ngo kitaboneka cyane ariko umuntu wariye komba hiriri sukuma wiki umuntu wariye sukuma wiki akama yicara ngo bari baruberwa ngo nibo bagambaniye ubwuko ngo nibo bazanye biba ruberwa kuravuga ruberwa utarabobeza akanwa kawe dose yawe yarahagaze ntihayigenda ufite imbaraga akanwa kawe gafite ubushobozi bwo kuvuga ruberwa ariko muteye ndashamburiye pe kweli ndashamburiye muteye guteye wo kwicara akanwa kawe Nairobi yakunaniye Kigali yarakunaniye Uvira harakunaniye ahantu hose harakunaniye ngo buriya ngo gitwaza nje simwemera ngo hari n'ibintu azavuga ngo nkumva se ngo iki tagaye kuri kibareme aho nutamwemera bikora iki bimugabanya iki umuntu uza ntavyo mwabonye kuri social media ejo bundi bakora convention y'u Rwanda abaministri bavuga ngo bazabaja kumureba ntimwabibonye kuri social media yego abaministri leta z'ibihugu zizera zikamubwira ngo fata iyi ministeri uyiyobore bakaja kumushaka wewe uraho urarwaye ese mvuze gute uko aho ntimubona umugabo w'umunyamurenge hano wo kubaka akagura nka estate hano Nairobi muturanye hano
mutangira kuvuga ukuntu asigaye aje kuzimu ngo ni imyuka y'abayeliminati. Wowe ubonye ako karembo ukakabona bakakubwira ngo nujayo urabona etaje, wojayo ndi wojayo, ntusubize wojayo ndi wojayo. Ariko ye bwira umugiranye ngo buriya abantu baraziranye. Ndio usuvuga neza abantu kweli kubera ko ushobora guhura n'umuntu wavuze neza akakugirira neza, wohura n'uwavuze nabi akakugirira. Ikibazo noje kuja muri politike. Icyakane nako cya gatanu, sorry, fear and confusion. Iyo Satani, fear and confusion, ubwoba no gucanganyikirwa. Iyo Satani yahesheje ibitekerezo cyawe ku bibazo, ibishaka ngo ube mu bwoba no gucanganyikirwa. Nagira umuntu usomera Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 12 n'uwa 13, tugiye gusenga Imana. Itangiriro 15 12 kugeza ku 13. Yego. Kukirengarenga Aburamu asinzira ubuticura. Ubwoba butewe n'umwijima. Ubwoba butewe n'umwijima, kandi uyu mwijima usobanura confusion. Iyo umuntu ari muri confusion, iyo umuntu yacanganyikiwe, aba ari mu mwijima. Buramufata. Uwiteka abwira Aburamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashitsi mu gihugu kitari icyabo. Ubwoba bwaguteye wacanganyikiwe nushaka gusoreza kubera ko wacanganyikiwe kandi ukaba watewe n'ubwoba. Dore umusaruro ugiye kuvamo, abana bawe bagiye kuba abanyage, bazakora imirimo y'agahato mugiye gucigishitse. Bavandimwe, Satani hari igihe azadusaba ngo atugosore, Imana ikemera, ariko yiteguye kuduha imbaraga zihagarara. Barapimwe ariko Imana igiye kubaha imbaraga. Bwana sifiwe. Imana igiye kubaha imbaraga kandi yarazibahaye, na mama aho aherereye abyumve. Imana iguha imbaraga, Imana igukomeze. Coordinatrice wacu Mico Myiza Aime, Imana igukomeze. Barumuna bawe Imana ibakomeze, mukuru wawe Imana ibakomeze, mwese mugira amahoro. Tugiye gusenga Imana aho mwicaye, nimufatane mu biganza aho mwicaye. Dusengere Apotre Bisengo. Musabe Imana kwimukomeza. Musabe Imana ikomeze umuvyeyi mama we, ikomeze bashikibe bose, guhera kubo bari kumwe hano n'abandi bose, umuryango wose. Mubwire Imana ngo Mana ubakomeze kandi ubihanganisha. Zamura ijwi ryawe mufatanye mu biganza dusenga Imana. Tubasabiye gukomera Mana. Basogokuruza we, nanone uzaturengere tugeze kugufa. Nanone uzaturengere we, tugeze kugufa. Imisozi itararama we,
umugaragu wawe mana komeza 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 umugaragu wawe mana Bwana Yesu asifiwe. Kabasabe mwese muhaguruke n'ubundi akomeza apfukamye. Abashumba reka nsabe tumuzunguruke. Ariko twese duhaguruke. Buri wese nahaguruke. Mana wadutabara mu minsi ya kera. Nano uzature. Abashumba baraha mugiye kumusengera dusengera itorero dusengere n'abakristo abapapa bari hano musengera abana bose b'abahungu bari muri uyu muryango wagize ibyago abamama baraha musengere abahungu nako abakobwa n'abamama bari muri uyu muryango tubwire Imana ngo uyu ni umusanzu muto tuzanye kugira ngo uyu muryango Imana ukomeze muzamura amajwi yanyu dusenge Imana Mana turasenze Rabize vene drombe la bregene vosangere aba Trango la zambre de vene brugena Arabagana baza